ese bari umuntu yakubwira ngo ufite accent cyangwa nta bifite nawe urabizi mu cyongereza mu cyongereza ndabyo cyongereza cyane perfect sinzi ko navuga perfect ariko it's pretty close. Uyu ni Prince Bayingana, ni umwe mu banyarwanda bagize amahirwe yo kuvukira no gukurira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni umwana wa Pasteur Bayingana François wabiciye bigacika mu ikipe ya Rayon Sport mu bihe byashize. Kimwe mu byatumye nawe agana ya siporo akagira ibigwi bikomeye mu ikipe ya basketball hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hafi kimwe cya kabiri, ni ukuvuga 47% cy'abantu bakuze babimukira baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahangayikishwa buri gihe n'ikibazo cy'ingutu kibazitira mu mibereho yabo ya buri munsi cyo kutavuga neza icyongereza. Kuri Prince iki si cyo kibazo kuko yagize amahirwe yo kuvukira muri Amerika. Umva ikimuraje inshinga kuri ubu nk'umwe mu rubyiruko rwagize amahirwe yo kuvukira no gukurira ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Shaka tukora ibintu we're making impact in our cities, we're making impact in our states, in our communities, we're making impact. So abantu batumenye. Ibi ni nabyo byatumye akurana inzozi yifuza gusangiza na buri wese. Prince Bayingana afite inama nyinshi agira urubyiruko, by'umwihariko urubyiruko rwifuza kugera ku nzozi zarwo, urubyiruko rwifuza kuza kwiga, gukora no gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu mahanga muri rusange. Byose ni muri iki kiganiro tuganirije anyuzamo akanadutera urwenya rwinshi. Ntucikwe n'ikiganiro. Kubera ko navutse ncyumva nkeka ko Ikinyarwanda cyanjye kuntu mvuga, I think it was like umuntu wavukiye mu Rwanda. I think niyo how I pickings up. Ahubwo cyo wavuga ko mvuga amakosa menshi, iyo mvuze mu Kinyarwanda, that is the issue. Hari genda messing up amagambo here and there, just because of uzi kucyandika Ikinyarwanda. Aya sinakoresha no kubisoma biranangora no kugeza kuvuga ngo kucyandika. Aya sinakoresha ntabwo nagiye mu ishuri yo kwiga Ikinyarwanda, so ntabwo iyo step ntabwo twayigezeho. Ubu nta bihekane uzi, nta amasaku, nta ndakubwira secret zigaye nkoresha ChatGPT kamfasha. Ndishimye kongera kukubona Prince, tujya duhura kenshi, nkunda guhura na papa wawe, nkunda kukubona muri community cyane. Nkunda kwibaza umuntu wavukiye muri Amerika, reka bariho duhera wenda utangire wibwira abantu umuntu wavukiye muri Amerika avuga gute Ikinyarwanda. Yes, karibu cyane. Merci. Nagize Imana kugira ababyeyi batwigishije Ikinyarwanda bakivuga cyinshi cyane mu rugo, tukura nkaba mfite n'abaonkle n'abanti bakuze mu muryango tutiganira Ikinyarwanda, so cyabaye cyinshi cyane twumvaga mbese twari bimeze nkaho tukivuka, kugeza igihe tujya mu ishuri cyari kirimo twumvaga every single day. So byabaye biri normale kugeza no tutaye mu Rwanda muri 98 tukiganira, tukivugana n'abantu bakuru bakibaza se abana bo muri Amerika bavuye bavuga iki Kinyarwanda cyinshi. Okay, ibwira abantu noneho amazina yawe uriwe. Nitwa Jean François Prince Bayingana, muri South Bend, Indiana. Yeah, so 31 years old. Ukora iki? Ndi umwarimu at Rise Up Academy, in alternative high school. Nigisha online program tufite kuri iyo shuri, nijyo yijira iyo online program tufasha abanyeshuri bakiga online at their own pace, bafite ibibazo meze batashobora kuza muri class, cyangwa hari bamwe biga neza online. Byari byose nijyo bafasha nicara nabo, making sure ko barimo gukora devoir yabo, hari igihe nicara nabo and I make sure barimo going online consistently. Iyo batagiye online nijyo bahamagara ababyeyi cyangwa nkahamagara n'abanyeshuri nkabaza ikibazo n'ikihe, tukajya no mu rugo tukajya kubasura tukareba ikibazo ni gute twabafasha mbese kugira ngo
mwige mukaba muri successful academically. ubwo wavutse muri 1994 uvukira hehe? In Michigan, Dwajak, Michigan. Icyo gihe twari dufite a large community babaga muri Michigan. Ababyeyi banjye bahise bajyayo bajya kwiga, so icyo gihe ko twari dufite a small community muri Michigan, twagenda abantu benshi baba kera hano muri Michigan area bakuze hariya, tugenda buhoro buhoro to growing as a population. Ni ryari wagiye mu Rwanda? Nagiye ubwa mbere nagiye yari in 1998, I think May or June muri summer, ukagari muri summer muri 1998. Hanyuma ni icyo wabonye mu Rwanda kibayo cyiza bitaba hano muri Amerika, wenda umaze gukura ukagenda uvuga uti bino bintu biba mu Rwanda hano ntibihaba? Icyo nabonye mu Rwanda nkigerayo was icyambere, nabonaga abantu basanzwe bavuga ikirimi cyanjye yo mu rugo. Uzi kujya mu iduka ukajya kubona mu mama akagusuza mu Kinyarwanda akakubwira muri aho cyangwa amakuru, icyo kintu cyahise kidushimisha cyane na famille yacu, cyadushimishije cyane. Kandi icyo nabonye really important, it was directly ko urukundo mu abantu bose mu bana wari uhari. Ushobora kwinjira inaha muri Amerika, ushobora kujya mu iduka ukajya kwinjira mu iduka nta muntu ugusuje kandi ukamunyuraho nta kibazo, bikaba ari normal. Ariko mu Rwanda nta muntu winjira cyangwa agasohoka mutasuzanye, utamubwiye amakuru uraho, umuntu mukuru aba ameze nk'umubyeyi, mukaganira, ukamwumva. Inaha, I mean, it's every man for themselves, niko bavuga. Kandi n'ikindi kintu cyo nabonye mu Rwanda, usa nkaho iyo ufite ikibazo biba ari ikibazo cyawe, biba ari ikibazo cy'abantu bose hafi n'abafamiye n'umuturanyi bose. Ariko inaha muri Amerika hari ibyo byo kubona culture hano, it's every man for themselves. They don't, you have to figure it out by yourself. Okay, hanyuma gihindura icyo kibazo uvuge niki muri Amerika cyiza hariya kidahari, uvuga uti iki kintu iyo mba ndi mu Rwanda wenda nazajya ngikumbura ikintu cyiza? Inaha icyiza cyabyo ufite bahita hano muri Amerika a melting pot, ufite ama cultures menshi cyane. Ufite ama cultures menshi, you have a lot of different things ushobora kureba, you can pick from and start to analyze ibyo ukunda ibyo utakunda. Ariko ufite abantu benshi ushobora kwigaho and to pick their brains, cyangwa mbese ukamenya how do their background, ko batekereza. So I mean, hari ukuntu urumva twebwe igihugu cyacu, we're a small country, and hari ukuntu a lot of similarities in how twese twakuze, ntabwo ari difference nyinshi cyane. So muri Amerika ufite abantu benshi in all walks of life. Ufite umuzungu wakuze gutya azi ibi, ufite umu Hispanic azi ibi, umu Asian ufite ibi. So iyo ubonye iyo chance kugira ngo integrating mu cultures menshi, you've really picked a lot of different things, and then now ukajya kubona nawe urakuze in a healthier way, and you're well more aware of so many different things. Okay. Ubwo nayahe mahirwe ubona umwana uvukiye hano bafite kurusha uvukiye muri Afurika? Icyo nabonye inaha, wavukiye inaha cyangwa iyo wanakuriye inaha, kwintegra muri society biba byoroshye kurusha undi uvuye mu Rwanda yakuze, yarashaje. Hari ukuntu abanyamerika uzarebe, hari ukuntu bajya badushira abanyafurika muri na box, iyo bamenye ngo uyu mwumvise accent barahita gusha muri iyo box, bashaka kukwakira, bashaka kubana neza. Ariko sinzi ko all of that attributes yaguha cyangwa akakuaccepta ari ibyo, truly. Ariko iyo uvukiye inaha, you understand the culture differences, you understand the jokes, you understand everything about it. Integrating me your society, it's a lot easier. And
I mean, not kazi, realistically, you know, urebe muri situation where a job has an opportunity ku hiring umuntu utafite accent, umuntu ufite accent, you know, 7 times out of 10 bashobora gufata uwo muntu utafite accent just because of that communication. You know, those are little things that unfortunately mu gihugu cyose niko bimeze. That's just a realistic, unfortunate thing about it. Ese wari umuntu urakubwira ngo ufite accent cyangwa ntayo ufite nawe urabizi? Mu Cyongereza? Mu Cyongereza? Mu Cyongereza? No. Sindabyo. Mu Cyongereza cyane perfect. Sinzi ko navuga perfect ariko it's pretty close. Mu Kinyarwanda se hari ukubwira ati uri kuvuga ibintu by'Abanyamerika kuvuga mu Cyongereza? Oya, uri mu Rwanda. Mvuga mvuga mu Kinyarwanda. Oya. Kubera ko navutse ncyumva nkeka ko Ikinyarwanda cyanjye ukuntu mvuga, I think it was like nk'umuntu wavukiye mu Rwanda. I think niyo how I pickings up. Ahubwo cyo wavuga ko mvuga amakosa menshi, you know, iyo mvuze mu Kinyarwanda. That is the issue. Hari genda messing up amagambo here and there, just because of, you know, uzi kucyandika Ikinyarwanda? Oya, sinakubesha. No kubisoma biranangora, no kugeza kuvuga ngo kucyandika. Oya, sinakubesha. Ko ntabwo nagiye mu ishuri yo kwiga Ikinyarwanda, so ntabwo iyo step ntabwo twayigezeho. Ubu nta bihekane uzi, nta amasaku, nta ndakubwira secret zigaye nkoresha ChatGPT kamfasha. Uzi ko ChatGPT uzi nka 40 ku ijana. I'm telling you. ChatGPT yonyemo ndaseka gusa. ChatGPT tumeze gutya, turafatanye gutya. Ntabyica nanjye ndabyishe. Rero ziteka akantu mu Kinyarwanda niba ari ibyo cyangwa atari ibyo, kandi ashobora kwambesha nanjye sinabimenye ariko birangora ho gato kucyandika, ariko you know, I think to be making sure ko ngivuga priority mbere. So okay, hanyuma namenye ko uri impanga na mushiki wawe. Sinzi niba ni gake mujya mbona umuhungu n'umukobwa ari impanga. Nawe mwarakuranye muvuga byose muriga. Yes, ariko we arandusha azi kucyandikaho gato nawe. Arandusha no kukivugana ngo babwije ukuri, ariko kuzo kwandika, gusoma no kukivuga arandusha gato. Urabizi ko kubwo bajya bavuga ko bafata ibintu a little bit quicker than twebwe abagabo. Bize byo muri communication especially, so hariya nibyo niho namuha amanota andusha. Hanyuma ugiye mu Rwanda, wenda niyo wavuga warakuze n'iki ushaka kuba warabonye nk'ibiryo utacekaga, cyangwa hari abantu bavuga bati shoka n'ubwa mbere nyibonye utuntu nk'utwo nakakika karagutunguye cyane mu Rwanda? K'Abanyamerika cyangwa k'Abanyarwanda? K'Abanyarwanda. Kavuga uti wenda ni ubwa mbere mbonye iki kintu, cyangwa se taratekerezaga, cyangwa nk'akantu k'imico, utuntu utaruzi ukabona nubwo akunda kujya ariko wenda mu bihe uko agiye kuvuga ariko aka kantu nakadiscoveringze ko urumva kandi ko muri community yacu inaha. Like every weekend, every weekend cyangwa every other weekend twari turi kumwe abantu bose Abanyarwanda bose. So twakuze muri, you know, kandi hari abantu mu rugo, aba uncle, aba tante, aba cousin, now everybody was there. So ko hari abantu benshi in the house mu Banyarwanda and everything. I almost feel like nabonye the experience yabyo byose almost, you know, kandi nsuye mu Rwanda ntabwo mba numva the culture shocked or anything like that. Ntabwo kubona icyaro, kubona abantu benga inzoga nabyo kubera ko twajyagayo kenshi, kandi hari igihe nabaye no muri Angola nkiva mu university.
mbese nabonaga hari ibintu byinshi I've been exposed to mu buzima bwanjye mbona ibintu, so nta kintu navuga ngo cyari gishoke ngo nta n'ubwa mbere mbibona cyangwa I've never seen that in my life. No, I don't think so. Okay. Ko twebwe yuje ukabona ka snow uhita umva uti ndahageze turi umutwe. Oya kabisa, there's nta kintu kiri mu Rwanda getting you ready yo kubona snow cyangwa ubukonje. Nk'urubura rwo mu Rwanda wararubonye? Wararubonye, yes. Okay. Hanyuma gukurira mu muryango wa gikristu wumva ari nk'iki byakurinze ugereranije n'ubuzima abantu mwavukiye rimwe, inshuti zawe mwiganye ubona wenda bacamo? Icyo gukurira mu nzu y'abakristo ni umugisha. Cyangwa ntunajyamo? Bajyamo bamugare, yes, ni umugisha kubera ko nizi ikintu cyitwa hari limit mu bintu byinshi, muri limit mu buzima. So hari ibintu byinshi ntajyamo, hari limit abantu bashobora gukora, ariko sinakora ibi, sinavuga ibyo, sinajya muri ibyo, sinakora, so hari limit tugomba mu buzima bw'umuntu ugomba gushiraho to everything kugira ngo you can separate yourself from the good and the bad, or to respect your religion and n'Imana. So there's a lot of different things now in Muzima that I was able to learn and deciding you need limit yanje nabo sinarengera nabo so you mentioned icyo kintu kandi ukavyiga mu nzu y'abakristo. It's beautiful because bituma binagufasha mu buzima bwawe going forward. So nawe se ujya mu nzu y'Imana cyangwa ni kubera liberty hano umuntu akora icyo ashaka, freedom? So njya mu rusengero every Sunday, to making sure ko tukasenga even iyo tutari mu rusengero. It's relationship n'Imana biba bikenewe, it's kuntu tuba tukiriho even today. It's by the grace of God. Hari ibintu byinshi ujya kubona ushobora kutubona ko ni Imana kabisa biba yabikoze ibi, ubonye inzu, ubonye akazi, ufite akazi, ufite imodoka, ufite ibi, uri healthy, ibintu byinshi cyane ubona ko ni Imana, ntabwo ari twebwe. Tubona ko twebwe as people turi fragile, ntabwo dukomeye, mu by'ukuri we have Imana irimo kutuyobora muri ubuzima. Hanyuma mu Rwanda ibintu by'umwarimu ni ibintu babona biciriritse cyane. Mwarimu ni wa muntu bavuga bati ni akazi ko hasi. Wabigiyemo gute we, cyangwa ubyumva gute kuba mwarimu? Ngubwije ukuri, nagiye muri university nzi ko nzajya mu bindi, najya muri business cyangwa nize na law mukura, so ntabwo byari muri gahunda mbese. But mvuye muri Angola nagarutse n'aha nshaka kujya gusubira mu ishuri nkora masters yanjye, and nkoze masters nari mfite igihe cyo kuba mfata akazi in the meantime ndimo kwiga. Papa wanjye nakuze mu nzu mfite papa yari umwarimu, yabaye director y'ishuri y'amashuri, so nakuze in that education household. So nanjye nanjye kuba umwarimu, and buhoro getting more and more experience, nkajya kubibona ko mbikunda, and now 4 years later I'm all the way in, and I'm enjoying it cyane. Gufasha abanyeshuri, especially abanyeshuri b'inaha bo muri bayita urban city, abanyeshuri batari bafite success in education in the past, ukabafasha bakabona your high school diploma. It's awesome. Ni umugisha mbese. It's something that you can't take away from them. It's something amazing. Okay, hanyuma gukina ho nawe wagiye mu by'imikino, wakinnye basket, wabitubwiraho? Yes, nakuze nkunda basket cyane, kuze ndeba ba Michael Jordan, ba Allen Iverson, ba LeBron James, bariya bose. So
no mu rugo nari mfite n'abandi bakinaga basket, mfite abakazi, mfite na Kizito uncle wanjye wikina, so twese twari tumwe environment tukina basket cyane, kandi byatumye nanjye ngo nari ndi muremure ndi umwana, it was something that just made sense and it was so much fun. So kuzikina nagendaga mu mujyi different states, ngajya gukina mu tournaments, njya mu teams, tukajya tubona ama championships, nkajya natsindwa nabyo, so both sides abikoze. Njye no muri secondaire ndayikina narikunze cyane, ariko I came to a point mbere ko njya muri university narabirebye avuga ibiri, is this something sport nzayikomeza muri for professional, nzayikomeza muri university, cyangwa ni ibintu I can turn into a hobby, ariko nkajya muri ibindi bintu for a profession. So I decided to go with going a different lane, nkajya muri mashuri and sticking to that. Ko you ugeze muri university kabarakazi, ufite akazi, 2 jobs, ufite sports and then first, and then you ufite your masomo as the second job. So ukeneye kuba extremely dedicated to everything, and so I decided I think it was good to focus on just the masomo. Hari ibikombe mwatwaye? Twari byinshi, biratari mu rugo, njya nzibona ibikombe mu rugo, twabonaga ama tournaments dutsinda, nibuka tugiye muri Cincinnati muri Ohio tujya gukina, twatsinze shampiyona hariya, najyaga njya muri za Michigan ngatsinda. Nibuka rimwe nagiye muri Michigan tukina muri tournament, yari hafi ishuri university, hafi yo akurira navukiye, banshize mu banyamakuru, ahubwo tumaze iyo tournament tumaze kuyitsinda, so bari banditse no mu makuru ko umwana Prince wavukiye hano muri Michigan yari MVP of the tournament. So byari byiza cyane, being recognized, especially muri state yo unavukiye nakuriye. That was beautiful. Ahubwo se kuki utajya muri football ko papa we yakinnye muri Rayon Sport? Ari ibintu bikomeye cyane. Foot nayikinnye nayo nkura na basket na foot, mbese niyo nakuze nkina cyane. Nayo nagendaga mu state njya gukina, nibuka njya muri Ohio ndi umwana nayikina, nayikinnye cyane, truly nayikinnye, from as a young boy ngera mbere yuko njya muri secondaire nayikinnye cyane. Ariko I think ko nibuka ko ngiye kugera muri secondaire nabitekereje ko ishuri ryo ni secondaire ho nize hari abanyeshuri benshi cyane, kandi ujya no mu shuri nini cyane, hari ukuntu competition kugera muri izo kipe bigorana iyo ugiye muri sport ebyiri. Bari ukuntu aba coaches inaha bakunda ku focusing muri mikino imwe, so niba ugiye muri foot ugume muri foot, ugiye muri basket ugume muri basket, baribyo. So nibuka icyo gihe baravuga se inaha ni ibiki ukunda, ni ibiki bigezweho. Basket urabizi hano muri Amerika ni basket igezweho, niba bikuze, it's more fun, ugira amafana benshi, and kandi I think nibuka ko at that time in my life nakundaga basket just a little bit more. Foot ko nayikinnye cyane a little bit more. Ukuntu inaha bavuga ngo umwana yabagiye bakinnye ikintu too much, hari ukuntu bavuga ngo burned out, wumva unaniwe kuyikina iyo sport atari, so nibuka icyo gihe nta nubwo sinabishakaga cyane kujya kuyikina muri secondaire, so nsimbuka muri basket, nubwo papa byaramubabaje, ariko ko nk'umubyeyi ukunda umuhungu we, umwana we yarandetse amubwira, ndagwaye umugisha wikinire ibyo ukunda. Foot twarajyanaga, hari n'umukoce wanjye, hari igihe yabaye umukoce wanjye, so umubajije uyu munsi I'm sure ko yagubwiye ko yarababaye, byamubabaje, ariko yashaka gukinira yo muri Amerika, yashaka yo muri Amerika. ahubwo se birakunzwe kubera soka ya hano nta n'ubwizwi cyane, ntabwo bizwi cyane.
football ya hano yo warayikinnye hose ahubwo nayo nayikinnye mu ishuri nkura ariko narayigerageje ariko nari nanutse cyane navuga hano nshobora kubapfira reka mbireke. Okay. Kuba wigisha ni iyihe nama ababyeyi bakunze kujya bakubwira buri gihe niki wibuka ababyeyi bakunda kukubwira inama wumva nawe wagira urubyiruko? Gufata amasomo ukaba uri seri. I think ikintu nibuka ndi umwana ntabwo navuga ngo nari muhanga cyane ariko nari nzi ko hari ukuntu n'umwana nari nzi ko maybe niba assignments cyangwa ikizamini kwa mbere nzatangira Friday nzatangira kwiga cyangwa Saturday nta nubwo natangira ngo Friday nka Saturday samedi cyangwa dimanche ngatangira kwiga ariko bitangiye buhoro ukavuga ngo bifashe seriye niba mfite icyo kizamini kigenda buhoro mbimenye ibyo information ndende nige ukaba uri seri ukabona hariya ugahita ubona amanota meza cyane. I wish ko abanyeshuri uyu munsi bafata iyo advice kugira ngo ubone the best potential amanota meza and then ugashyiramo effort nyinshi. Hari igihe tutashyiramo effort nyinshi mu bintu and ubona amanota, you can see you can get a B, ushobora kubona C ariko uri mu A student ufite iyo potential kuba mu A student ukabona ko umwana afite ubwenge, they can do this but they lack that motivation. So utashizemo iyo motivation, utashizemo all that full potential, ura missing akakani that little bit you should have earned. Ku bandi mu Rwanda bo gasha no kugufasha kuza no muri Amerika mu mahanga kubona ama scholarships ko kantu ni keza cyane. Okay, hanyuma ni izihe nzozi mu myaka 10 20 30 ba wumva nk'urubyiruko twifuza dushobora kuba twageraho cyane abari hano muri kino gihugu abameze nkawe bavukiye hano? Hari urubyiruko rwinshi rufite aya mahirwe, ni iki wenda ubona wowe mu myaka 10 20 30 iri imbere? Dukeneye ko I think ko hari ukuntu kigenda mu bantu ngabwira abantu ngo ndi umunyarwanda, nubwo nakuri naho ariko ndi umunyarwanda, tubaho inaha, dufite community nini, ukajya kubona birabatangaje abantu. Ariko nkagenda ariko mu bindi state nkajya kubona aba community y'abanyarwanda, so there's people turahari ariko ni nkaho tutahari. We're almost invisible in a sense. So ariko umuzungu ashobora kukubwira nahuye n'umunyakenya, nahuye n'umumarawi, nahuye n'umukanaka. So icyo nshaka kuvuga is nshaka ko dukora ibintu we're making an impact in our cities, we're making an impact in our states, in our communities, we're making impact. So abantu batumenye, turimo gukora ibintu byiza, we're doing something. Niba tukorera a company, I want us to put the the managers, the CEOs, kugira ngo umuntu amenye ngo hey, there is a Rwanda CEO. And then akabari on the board hari a board member w'umunyarwanda, ukajya kubona we're in different places and we're in high places at that. I think hari ibintu byiza byinshi turimo gukora mu Rwanda. And I think and then hari abantu barimo kugenda hanze bagiye kwiga, bagiye gukora, kushakisha opportunities. And I think that those people that have done those things, they need to know bakaba on that same standard as the one tubona mu Rwanda. So we need to be successful in that. Tukakomeza tugenda tuzamuka. I believe we can do that. And I'll go sina mpamvu njyewe mbona, why not? So I want us to be more visible, more impactful to abantu bakomeye, so we need to know that. Murangura wari wagiye gukora iki muri? Hari factory ya plastic nagiye gukoramo. I was working there as a operation manager, nakozemo hariya, general manager as well. Bajyaga
producing plastic tubes zo muri plumbing, hari plastic tebe ameza n'utundi tuntu that they would produce and tukagurisha mu isoko. So nagendaga nkabijera making sure ko bageze mu isoko, you know. Kandi koko wabaye wakoze muri mu by'inganda uba. Yes. Okay, hanyuma wamaze igihe kingana gute? 4 years. 4 years. Yeah. Did you like it? I loved it. It was a great experience nziza cyane. Kujya muri business n'iriya bitandukanye n'inaha ko inaha n'ahantu wavuga ngo hari isoko imeze kuriya, kujya mu soko abantu benshi bagurisha bakoresha cash, you know, it's fast paced like this. Ntabwo wavuga ngo nkeneye facture, biriya bya facture uranegosia umunsi ndavuze iyo ntebe 10 ejo bundi za 12, you know. So it's very fast paced. It's n'ibintu biri extremely quick that you have to be able to learn and adapt very quickly, you know. So kandi n'ikindi kirimi cyane namenye giportige, so kandi cyari ngombwa kukiga. Hari irariya nta cyongereza bavuga, n'igike cyane bavuga giportige. So kubyiga byose just to learn kuno abantu b'abanyangora babaho, it was all a great learning experience nziza kubimenya byose. Okay. Dusoza ni nk'agaki kakubihiye wenda mu mico yo muri Afrika, mu Rwanda kanuka. I think ko icyo mu Banyafrika bose mu Rwanda mu Banyafrika maybe ntabwo gahari as much, njyewe sindakabona as much mu Rwanda, ariko cyo navuga ngo ikintu cyambiye was ikintu cyo uruswa, akantu kitwa ko uruswa kaya kantu kubera kuba inaha uruswa ntabwo wibona right away up front. I think nta muntu usaba ngo hey none se ningufasha uramaga akantu, ahubwo sibaho hano bibaho, ariko maybe in higher places, in more, maybe, you know, that's in bigger deals, you know. Ariko igene ukamuyangora byabago cyane, ukabona ruswa mu bapolisi baragufasha ushize ku ruhande akashaka $10 ameze nk'amadolari 10. So you know, very low. Inaha it's a lot bigger deals and a lot bigger places. Ntabwo wabona umupolisi ayagusabye $10 cyangwa ngo amazi, you know. Ibuka umupolisi muyangora ahagarara ambwira ngo none ufite amazi, you know. So amazi yo kunywa, you know. So urumva icyo kaya kantu it's bad. Ntabwo so bigeraho ntabwo wizera police, ntabwo wizera umuntu ukora muri bank, ntabwo wizera abantu basanzwe gukora akazi kabo. So and you utavizeye bituma it makes everything shaky in the society. Abantu bari on edge where you can never function properly. Ntabwo ibintu bikorwa nkaho bigomba gukorwa. So it's bad. I think njyewe singo ko kintu kizahinduka kikavaho. Hano nagakino no hano muri Amerika inaha akantu ubona ukavuga uti aka kantu muri Afrika ntabwo kabaye kandi si keza. I think kuvuga racism. I think kind. I think your discrimination. I think your ubuse bibaho ubundi wari wahura nabyo wowe nka umwirabura. Atari ngo directly ngo umuntu aranutse, you know, nyizibiti cyangwa iki, no, not directly, ariko hari utuntu ujya ukajya kubona umuntu kukubaza byinshi cyangwa kureba cyane kakukeka cyangwa iki ukateka ko it has to be something deeper than usanzwe, you know. Umuntu akubaje what do you need anything, you know, in ukabona ko ari agitated cyangwa, you know, ari very concerned, ukabona, you know, byakuyobeye. So you have to think that is a little bit hakantu karimo undertone. So I think that judges and I think in America in general, it's
under the table. Now it's not as much in your face as usual, as typically as it used to tell meza. So ariko whether it be musi ameza, whether it be maso bakagutuka, just ni kimwe. It's sad. The discrimination area, you don't want to miss society, you don't want to move on. Everyone deserves a fair chance, deserves to tukabana neza, you know, and as it should be. That is one thing. Nacyo kigize Amerika ni amahanga yose. Yes, exactly. Ujya wumva ushobora kuzajya gutura burundu muri Afrika cyangwa mu Rwanda? Of course. Si wacu ahubwo ni kumbaza ni ryari nzagenda, ahubwo ni kumbaza iwacu. Yes, nshaka. There's nothing more nshaka retire cyangwa kabayo, you know. Warahakunze se? Narakunze cyane. I mean, urukundo, like I said, urukundo navuze kare, it's uriya rukundo uhari mu bantu, mwumva uri kumwe n'abavandimwe, you're with your family, you know, people that understand you, people abantu bakuze muri the same culture, you know. Arigiye, you know, in aha you can see the differences between the cultures with everyone, you know. Umuzungu jakora, hakajya newe nakora cyangwa ibyo bakora, it's just different. That's the way it is mu buzima. So it's not even a bad thing, because it's just simply different. Ariko mu Rwanda, ibiryo warabikunze, nta biryo byakubiye byo mu Rwanda? Oya, nabikunze ko turya ibiryo mu rugo Rwanda bihire, kandi n'abantu bateka basigaye babaye international, bo bateka, you know, bitandukanye. Nuko abana ba hano ageraho akavuga ati ngewe ibi nibyo nkunda, biriya by'iwanyu ni iwanyu. Oya, twakwicara tukarya ubugari nta kibazo. Okay. Prince, ndagushimiye cyane, buriya n'ubutahari tugira akanya tuzanya tuganira turi gukina kuri basket. Part 2 turayitegereje. Asante sana. Go ahead and Ziza. Amakuru. Amazing. It was my first time to see snow. It was my first time to drive in a big city like Chicago. I have so many impressive stories I want to tell you. This is my culture now. Pretty different looking. Portland is on the south side of the city. Every day, I see so many impressive stories around America. Hi, I'm Jennifer. I'm the on-site manager at the... Hey, I'm Rachel. My name is Richard Irakoze. I was born and raised in Africa. My job is driving. When I drive, I see so many impressive stories different to what I was used to see. Of course, I want to tell you these stories in my own words, in my own experience, in my own way of telling stories. Please consider subscribing to our YouTube channel so you can see the impressive stories I come across and I see every day when I drive around. Subscribing will help me to grow. Baraho. Amakuru. Something like that. I'm sorry. Yes, that's it. Okay, thank you.